Abami ba mbere ibice 18 mu murongo wa 17. Eliya abonana na Ahabu atumira abahanuzi ba Bayali. Maze Ahabu abonye Eliya aramubwira ati, mbega ni wowe n'umuruho wateye Isirayeli? Nawe aramusubiza ati, erega si jyewe wateye Isirayeli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Bayali. Nuko none ntumirira Abisirayeli bose bateranire ku musozi w'i Karumeli, kandi abahanuzi ba Bayali uko ari 450 n'abahanuzi ba Ashera basangirira ku meza ya Yezebeli uko ari 400. Nuko ahabatumira Abisirayeli bose n'abo bahanuzi abateraniriza ku musozi w'i Karumeli. Nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati, muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire, kandi niba ari Bayali, abe ari we mukurikira. Abantu ntibamusubiza ijambo na rimwe. Eliya arongera abwira abantu ati, ni njye njyenyine muhanuzi w'Uwiteka usigaye, ariko abahanuzi ba Bayali ni 450. Nuko nibaduhe imfizi ebyiri bahitemo iyabo, bayitemaguremo ibice, babigereke hejuru y'inkwi, ariko be gucamo. Nanjye ndatunganya iya kabiri nyigereke hejuru y'inkwi, ne gucanamo. Muhere ko mutakambira izina ry'Imana yanyu, nanjye ndatakambira izina ry'Uwiteka, maze Imana iri budusubirishe umuriro iraba ariyo Mana. Abantu bose baramusubiza bati, ibyo uvuze ni byiza. Nuko Eliya abwira abahanuzi ba Bayali ati, ngaho nimuhitemo iyanyu mfizi, ari mwe mubanza kubaga kuko muri benshi, maze mutakambira izina ry'Imana yanyu, ariko ntimucanemo. Nuko bazana imfizi bahawe barayibaga, maze batakambira izina rya Bayali uhereye mu gitondo kugeza ku manywa y'ihangu, bavuga bati, nyamuna Bayali twumvire. Ariko ntihagire ijwi ryumvikana cyangwa ubasubiza n'umwe. Basimbukira hirya no hino ku gicaniro bubatse. Bagejeje ku manywa y'ihangu, Eliya arabashinyagurira ati, erega nimutere hejuru kuko ari Imana. Yenda ubu iriyumvira, cyangwa hari aho igannye, cyangwa se yazindutse, cyangwa irasinziriye, bikwiye gukangurwa. Barongera batera hejuru, bikebesha ibyuma n'intambi, nk'uko basanzwe babigenza kugeza aho amaraso yabereye imyishori kuri bo. Maze ku gicamunsi barakotsora, bageze igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, ariko ntihagire ijwi ryumvikane cyangwa usubiza, cyangwa wabitaho n'umwe. Eliya aherako abwira abantu bose ati, nimunyegere. Bose baramwegera, asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Nuko Eliya yenda amabuye 12, uko ari umubare w'imiryango ya bene Yakobo wanganaga, ari we jambo ry'Uwiteka ryagezeho riti, Isirayeli niryo ribaye izina ryawe. Nuko ayo mabuye Eliya ayubakisha igicaniro mu izina ry'Uwiteka, maze acukura impande zacyo uruhavu rwajyagamo indengo 2 z'imbuto. Aherako agerekeranya inkwi, acagagura imfizi, ayigereka hejuru y'inkwi. Maze arababwira ati, nimwuzuze intango enye, amazi muyasuke hejuru y'igitambo cy'inkwi. Arababwira ati, nimwongere ubwa kabiri. Bongera ubwa kabiri. Arongera arababwira ati, nimwongere ubwa gatatu. Bongera ubwa gatatu. Amazi arasendera, agota igicaniro yuzura na rwa ruhavu. Nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati, Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, uyu munsi bimenyekane ko ari we Mana mu Bisirayeli, kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Nyumvira Uwiteka, nyumvira, kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Imana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka, utwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu, ukamya amazi yari mu ruhavu yose. Maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye, baravuga bati, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Imwakire neza ijambo ry'Imana. Buri wese aharanire kongera gusana igicaniro cye cyasenyutse, yongera agarura igicaniro cye cy'amasengesho mu rugo no mu mutima we. Yesu abaho umugisha mwinshi. Shalom, shalom.